Muraho neza. Ese wari uzi ko kurota amazi bishobora kukwereka ibizakubaho mu minsi iri imbere? Niba warigeze kurota amazi, iyi video ni iyawe. Hari abantu barose amazi, ariko mu by'ukuri nyuma y'iminsi mike hari ibyababayeho. Bahabona ubuhamya bwo kurota amazi. Niba warigeze urota amazi rero, ibi ngiye kukubwira ntabwo ukwiye kubyirengagiza. Iki ni igice cya kabiri. Twari twaravuze amabanga 40 yo kurota amazi. Iki ni igice cya kabiri cyo kuvuga andi mabanga 40 yo kurota amazi. Aya mabanga 40 yandi tugiye kuvuga atandukanye cyane kure nayo twari twavuze bwa mbere cyangwa ayo twari twavuze ubushize. Iyo mpamvu ngusaba kugira ngo utube hafi, kuko hari ibintu byinshi biteye amatsiko menshi. Ko ari gihe ushobora kuba wararose amazi arimo imyanda, ukarota amazi ashyushye ariko akakubabaza, ukarota amazi ari mu gikombe bifite icyo bivuze, kurota amazi akuzengurutse, kurota amazi y'icyuzi, kurota amazi ariko yiroha ahantu utarimo kubona, ukabona ari kwiroha ahantu hameze nk'ari umwijima, kurota amazi ari mu kirere, kurota amazi y'umugezi ariko umugezi ugenda gake, kururuka buhoro cyangwa se wiruka, ibyo byose bifite icyo bivuze. Kurota amazi ari mu rubura, ibyo byose rero ni ibisobanuro bifite icyo bisobanura mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo utube hafi mu busobanuro tugiye kuguhereza bwo kurota amazi. Ariko cyane cyane ku musozo ndaza kuvugamo ibintu nka bitatu abantu benshi bakunda kurota, kandi nyamara ni message ikomeye baba barimo guhabwa. Imana rero ikomeze ibahe umugisha. Reka dutangire kubabwira ibyerekeye n'inzozi zacu twarose. Wigeze urota amazi ariko ukabona amazi arimo kuva mu rutoki? Ukarota amazi ariko ukabona amazi asa n'ari gusohoka ahantu ngo mu rutoki. Ibyo biba bivuze ko ni ikimenyetso simusiga cyo gutakaza amahirwe buhoro buhoro, Niba urose amazi arimo kuva mu butaka, niba ushoboye gusenga senga, kubera ko ni ikimenyetso simusiga cyo gutakaza amahirwe wari ufite buhoro buhoro. Ubusobanuro bwa kabiri, wigeze urota amazi ariko urota amazi arimo kuva mu butaka, biba bisobanura ko hari amahirwe mashya kandi amahirwe atunguranye. Wigeze urota amazi se, urota amazi arimo kugwa ku idirishya, ukabona amazi n'ay'imvura cyangwa se uko yabaguye kose, ariko ukabona amazi arimo aragwa ku idirishya, ni inkuru runaka iba iri hafi kuza mu buzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa kane. Wigeze se urota amazi arimo gutemba mu muhanda? Urarose amazi ariko ubonye amazi arimo aratemba mu muhanda, bivuga iki? Bivuze ko hari impinduka runaka zigiye kuba mu buzima bw'urugendo rwawe. Ni impinduka zigiye kuba mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Reka tuvuge ubusobanuro bwa gatanu. Wigeze urota amazi ariko ukumva amazi ari mu rusaku? Tutari twasobanura ubusobanuro bwa gatanu, ndabibutsa ko ukwiye kubana natwe kugeza iyi video irangiye, kubera ko ku mpera ndaza kuvuga ibintu abantu benshi badakunda kwitaho kandi nyamara ari ingenzi mu buzima bwabo. Kurota amazi rero yuzuye urusaku biba bivuze imvururu cyangwa se ibitekerezo byinshi byakubanye byinshi mu mutwe wawe. Nurota amazi ukabona amazi yuzuye urusaku, umenye ko hari imvururu zigiye kuza mu buzima bwawe, cyangwa se ko hari ibitekerezo byinshi bigiye kuza nyine mu mutwe wawe cyangwa mu bwonko bwawe. Wigeze urota, ubusobanuro bwa gatandatu, wigeze urota ukarota amazi atuje, ariko nubwo atuje ukayarota ari menshi? Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko hari imbaraga ziri muri wowe zihishe muri wowe, cyangwa se bigasobanura ko hari amahirwe runaka menshi ari muri wowe, cyangwa se menshi runaka ari ku buzima bwawe ariko utari wabona.
Ubusobanuro bwa karindwi, mbibutsa ko gukora like, gukanda subscribe, gusharinga, niba ari n'inzozi warose ukazandika muri komanteri, ni ingenzi kugira ngo tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Wigeze urota se amazi arimo inzoka? Ukarota amazi ariko ukabona amazi arimo inzoka, bivuze iki? Biba bivuze ko hari abantu bafite imigambi mibi ku buzima bwawe, cyane cyane abarozi. Ikindi cya kabiri, biba bivuze yuko hari abantu bashaka kwangiza ibitekerezo byawe. Hari imbaraga nyinshi ziba zikeneye kugira ngo ziriganye cyane cyane ubuzima bwawe. Kuko ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubundi amazi mu gisobanuro rusange avuga ubuzima. Mu nzozi niba urose amazi avuga ubuzima. Kurota arimo inzoka rero biba bivuze ko ari abadayimoni bashaka no kuriganya ubuzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 8. Tubibutsa kandi ko tugira amateraniro ya online kuri Zoom Meet, kuri Google Meet, kuri TikTok, yewe na YouTube. Hose tushaka kuyagira YouTube nubwo tutari twatangira. Ni amateraniro yo kubohoka ya Deliverance. Ushaka kubana natwe muri yo, uratwandikira nyuma tukagusobanurira ibyayo materaniro, n'isabera n'izindi gahunda zose. Reka turebe ubusobanuro bwa 8. Wigeze urota amazi agutwara? Bivuze iki? Bivuze yuko utabasha kugenzura ibihe runaka. Ikindi cya kabiri, bivuze yuko nta stability ugira. Ikindi bivuga ko udakomeye, ibintu runaka, intambara runaka ko bije byagutwara. Rero ukwiye gusenga kugira ngo ushinge imizi. Reka turebe ubusobanuro bwa 9. Wigeze urota se ukarota wari uri mu mazi, ariko wajya kubona ukabona ya mazi akugaruye ku nkombe? Ibyo bivuze yuko hari intambara runaka cyangwa se ibigeragezo runaka wari urimo, ariko ugiye kubivanwamo cyangwa se ugiye kubikira. Bivuze yuko hari imihangayiko Imana ikurengeje. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Ushobora kuba wigeze urota se amazi arimo gucuranga nk'isoko, ukumva amazi. Sinzi niba warigeze, ku bantu wenda babaye mu cyaro, hari igihe cy'amazi y'isoko amanuka, none ukumva asa n'ari kuvuga wagira ngo ari gucuranga. Niba warigeze urota amazi y'isoko nyine ukarota asa n'ari ngo gucuranga, uburyo ari kuvugamo nyine, kuvuga ngo nyine hari uburyo avugamo agacuranga ukumva ari kumanukamo ukuntu. Ibyo biba bivuze ko hari ubutumwa bwiza runaka bugiye kuza mu buzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 11. Wigeze urota amazi arimo indabyo? Niba warigeze urota amazi arimo indabyo, ariko ubusobanuro bw'indabyo tuzabuvuga birenzeho, tuzavuga ibisobanuro byimbitse ubwira burimo kurota indabyo. Kurota amazi arimo indabyo bibe bisobanura urukundo n'ibyishimo. Reka turebe ubusobanuro bwa 12. Wigeze urota se urota amazi arimo imyanda? Bivuze iki? Bivuze ko hari ibitekerezo bibi. Icya kabiri, bivuze yuko hari abantu babi cyane uri kumwe nabo bagukikije. Mu yandi magambo, genzura inshuti zawe, genzura abaturanyi bawe, abo ubana nabo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukikijwe n'abantu batari beza, bashobora kuba bakwigiraho beza ariko atari beza. 13. Wigeze se urota amazi ariko ukabona amazi arimo kumurikamo urumuri? Amazi runaka ariko ukabona arimo kumurikamo urumuri. Kera hari ukuntu amazi izuba ryamurikaga ukabona rimuritse ngo mu mugezi runaka, ukabona wa mugezi utanze reflexion. So kurota amazi rero arimo kumurikamo urumuri bifite icyo bivuze. Bivuze ibyiringiro ndetse bikavuga n'ubuyobozi runaka bwiza. Ko niba wari uri mu kazi ukaba ufite umuyobozi mubi, biba bivuze yuko hari undi muyobozi ugiye kuza cyangwa se kugiye guhindura akazi ukazagira umuyobozi mwiza. Reka turebe ubusobanuro bwa 14.
wigeze se urota amazi ukarota amazi akonje ariko ukumva unyuzwe nayo? So hari ukurota amazi akonje no kurota amazi akonje ariko ukanyurwa nayo. Mu kiganiro twakoze mbere twavuze ku kurota amazi akonje gusa, ariko hari n'uburyo urota amazi akonje ukumva nyine wanayakoramo ukumva arakunyuze, nyine urayakunze cyane. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko hari amahoro n'ituze mu mutima wawe. Kurota amazi akonje gusa no kurota amazi akonje ariko ukumva unyuzwe nayo, ibyo bifite ibisobanuro bibiri bitandukanye. Reka turebe ubusobanuro bwa 15. Amazi akonje byo twabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Kurota amazi ashyushye kandi ukarota kubabaza. Ibyo bivuze ko kurota amazi ashyushye kandi ukarota arimo kukubabaza, swate akakugwaho ukumva arakubabaje, bivuze ko hari ibibazo runaka birimo kwihutirwa kandi ari ibibazo bihangayikishije ubuzima bwawe ugiye kwinjiramo cyangwa se urimo. Kurota amazi ashyushye gusa ariko atarimo kukubabaza, ibyo nabyo bifite icyo bivuga. Ariko niba ayo mazi yarose ashyushye gusa ariko ukabona nyine urayarose ashyushye nta kindi kintu ntuyakozemo ngo agutwike, nyine ukarota ashyushye, bifite icyo bivuga. Twabivuze mu kiganiro cya mbere. No kurota amazi ashyushye kandi akubabaza nabyo bifite icyo bivuze, ari byo tuvuze ubu. Ni ibibazo runaka birimo kwihutirwa cyangwa se ibibazo runaka bwe kwinjiramo kandi byihutirwa. Ubusobanuro bwa 16. Kurota amazi ari mu isafuriya. Biravuze ngo hari ikintu runaka gikomeye ugiye gutegura mu buzima. Ubusobanuro bwa 17. Kurota amazi ari mu gikombe bisobanura iki? Bivuze yuko hari amahirwe make ufite ariko ayo mahirwe yihariye. Turebe ubusobanuro bwa 18. Wigeze urota ukarota amazi akuzengurutse. Bivuze yuko muri icyo gihe cyangwa se ugiye kwinjira mu buzima bufunzwe n'ibibazo. Ikindi cya kabiri, ugiye kwinjira mu buzima buteye irungu. Ugiye kugira irungu, kwinjira mu buzima kumva uri wenyine. Ubusobanuro bwa 19. Wigeze se urota amazi ukarota amazi y'icyuzi. Bivuze ko hari ibanga rikomeye ubitse riri muri wowe. Hari ibanga biri muri wowe, biri mu mutima wawe, cyangwa se ari ibanga ugiye kugira mu mutima wawe. None se wigeze urota amazi? Ubusobanuro bwa 20. Wigeze urota amazi ukabona amazi arimo inyenzi. Wigeze urota amazi ukarota amazi ariko ya mazi ukabona arimo inyenzi. Biba bivuze ko ari intego ufite, ariko intego yawe ifitemo ibibazo. Ni intego runaka, ni target cyangwa se ni inzozi runaka ushaka kugeramo, ariko izo nzozi zawe zirimo ibibazo, zirimo bakidobya. Turi ku busobanuro bwa 21. Ibyora twari tuvuye ku busobanuro bwa 20 tugeze ku busobanuro bwa 21. Nibyo 21. Wigeze urota amazi se ukagira amazi ariko ukabona afite ibara ry'ubururu. Birasobanura yuko hari icyizere Imana iguhaye ndetse no kwizera ejo hawe hazaza. Nanone 22. Ushobora kubona amazi, kurota amazi ariko ukabona amazi arimo guhindura ibara, ariko bitamasiyonye ngo ni ibara runaka. Biba bivuze yuko hari impinduka zigiye kuba, impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwawe. 23. Kurota wigeze urota amazi ariko ukarota amazi ari mu ibuye. Bivuze ko hari inzitizi zihari mu rugendo rwawe. 24. Kurota amazi runaka arimo gutembana umusenyi. Biba bivuze yuko hari ibintu bidahagaze neza mu buzima bwawe. Ubusobanuro bwa 25. Ndi kugerageza kwihuta kugira ngo tugerane ku musozo
kandi ngusobanurire ko hari inzozi nyinshi hano abantu bakunda kurota bakayoberwa ibyo ari byo. Wigeze urota amazi se atembana umusenyi, biba bivuze ko hari ibintu bidahagaze mu buzima bwawe. Mu yandi magambo ushobora no kuba uri mu buzima bwo kujarajara. Wigeze urota se ukarota amazi yinjira mu nkweto zawe, biba bivuze yuko urugendo rwawe, urugendo rw'ubuzima, cyangwa se niba wari ufite urugendo rusanzwe, iyi trip, biba bivuze yuko ari urugendo rugiye kuzamo ibigeragezo. Wigeze se urota amazi ariko ukarota amazi ari kuva mu maso y'undi muntu, biba bivuze ko uwo muntu agiye kugira agahinda cyangwa se ko agiye kugira umunezero, uwo muntu runaka. 27. Wigeze urota amazi ariko ukabona amazi ari kwiroha ahantu utabona mu mwijima, biba bivuze yuko hari ubwoba ufite muri wowe. Icya kabiri biba bivuze ko hari ibintu ufite bitarasobanuka. 28. Ushobora kuba wararose amazi ariko ukarota amazi arimo ibishashi. Ibishashi sinzi niba mubibona, nk'amazi iyo arimo kwikubita ahantu ngo kwibuye, cyane cyane amazi y'umugezi, hari ukuntu akubita ngaho hantu bitewe n'imbaraga agataraguritsa utuntu, ibishashi. Ibyo bintu bivuze iki? Biba bivuze ibitekerezo bishya, ko hari ibitekerezo bishya Imana izanye muri wowe n'imbaraga nshya. 29. Wigeze urota amazi ukarota amazi asimbuka, biba bivuze ko hari ibyishimo bitunguranye Imana ikuzaniye. Wigeze urota amazi se ukarota amazi ari mu kirere, biba bivuze yuko ufite inzozi n'ibitekerezo biri ku rwego rwo hejuru. Reka turebe 31. Ndi kwanga gusobanura cyane kugira ngo ducuguze uburyo umwete. Kurota amazi y'umugezi, amazi y'umugezi arimo gukururuka gake cyangwa se gukururuka buhoro. Twabonye amazi y'umugezi yihuta, tubona amazi y'umugezi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi iby'umugezi nabyo tuzabivugaho mu buryo bwabyo bwimbitse. Ikiganiro cyacu uzagikurikirane, niyo mpamvu mba mbasaba ngo mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane kuri uyu murongo wacu. Kurota amazi y'umugezi rakururuka buhoro, biba bivuze yuko ari iterambere rigiye kuza mu buzima bwawe, ariko ko rizaza gahoro gahoro. Reka turebe ubusobanuro bwa 32. Wigeze urota amazi ukabona amazi se arimo gutemba mu kiraro, biba bisobanura gutsinda inzitizi runaka. Niba amazi warabonye atemba ariko ukabona ari gutemba mu kiraro, biba bivuze ko hari ugutsinda inzitizi runaka. Erega amazi muri izo nzozi biba bigaragaza ko ari wowe. Kurota ikintu kimeze nk'ikiraro, biba bivuze ko ari nk'ikintu kitangira kubona ruca munsi yacyo, biba bivuze ko Imana iguhaye imbaraga zo gutsinda inzitizi runaka zari ziri mu buzima bwawe. Navuze ngo sindi busobanure cyane, ariko ntacyo. 33. Wigeze urota amazi ari mu rubura, biba bivuze ubukonje mu rukundo, cyangwa se bikavuga mu mubano ko harimo ubukonje bukomeye cyane, ndetse ushobora no kuzabageza kuri divorce. 34. Wigeze se urota amazi ashyuha mu mwanya ukabona ameze nk'umwuka, ibyo biba bisobanuye ko hari ibintu biri kugenda byihuta cyane mu buzima bwawe. Turebe ubusobanuro bwa 35. Wigeze urota amazi ariko ukarota amazi arimo ibimera, bivuze yuko hari uburumbuke n'umusaruro ugiye kuza ku buzima bwawe. 36. Niba warigeze urota ukarota amazi ari mu gikapu, biba bivuze yuko ugiye kwakira ifaranga, biba bivuze ko ugiye kwakira amafaranga, cyangwa se ko hari amahirwe runaka agiye kuza mu buzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 37. Wigeze urota amazi ariko ukarota amazi asa n'arimo aguhamagara cyangwa se aguhamagarira,
bisobanura iki? Bisobanura ubutumwa runaka Imana izanye ku buzima bwawe. Amazi, ukabona amazi ameze nk'impuruza, wigeze urota ukabona amazi runaka, ariko amazi ameze nk'impuruza, biba bisobanura ko hari sori mwihangane, tugeze ku busobanuro, hari hajemo ikibazo cya network. Tugeze ku busobanuro bwa 38. Wigeze urota amazi se ukabona amata urimo kugerageza nkuyanywe? Ukarota amazi nyine urimo kugerageza nkuyanywe, ariko ukabona nyine kuyanywa byananiranye. Biba bisobanura yuko amahirwe cyangwa se ibigeragezo byawe birakwegereye cyangwa se biri hafi. 39. Kurota amazi arimo inzuki bisobanura imbaraga n'umusaruro ugiye kuboneka. Warosa amazi, ariko urosa amazi arimo inzuki, biba bisobanura ko hari umusaruro ugiye kuboneka. Hari undi wakubwira ngo ni ibigeragezo byaguteye, ariko siko kuri. Kurota amazi arimo inzuki ni imbaraga n'umusaruro ugiye kuboneka. Turebe ubusobanuro bwa 40. Ushobora kurota amazi ariko ukabona amazi aragukikije asa n'ari kukurinda. Biba bisobanura yuko hari imbaraga runaka zigiye kuza mu buzima bwawe, ariko zikaza ari imbaraga z'ikirenga. Imbaraga ziratandukanye. Umuntu umwe ashobora kurindwa n'inkeragutabara, undi akarindwa n'abapolisi, undi akarindwa n'abasirikare, undi akarindwa n'abajepe. Urumva ko izo ni imbaraga zigenda zitandukanye. Ubwo urinzwe n'abajepe nibo twakwita ko arinzwe n'imbaraga z'ikirenga. So rero aha naho biravuze ngo niba urose ibyo bintu, biba bivuze yuko ugiye kurindwa n'imbaraga z'ikirenga. Mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira kurota amazi mu buzima bw'urukundo, cyangwa se kurota amazi mu buzima bw'urushako, cyangwa mu buzima bw'amarangamutima. Sawa, Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe, ndabakunda. Shalom.